Bantu banjye ndabashuje cyane. Ubushize twabonye icyo twita psychology. Nk'uko nababwiye tuzagenda mbakorera ama episode atandukanye. Rero ndagira ngo uyu munsi turebe icyo twita developmental psychology. Developmental psychology nk'uko nababwiye ni siyanse yiga umwana mu mikurire ye kuva asamwa umunsi wa mbere kugeza abaye umusaza. Aha rero turaza kubanza turebe ese umwana ari mu nda biba byifashe bite, tuzarebe ibice bitandukanye uko umwana agenda aba developed ari mu nda, ndetse hari n'ibimuranga in terms of behavior. Okay? Ubundi umwana iyo ari mu nda akimara gusamwa, burya hari ibigenda bimuranga. Hari igihe rero umuntu bamwe bibaza ngo ese niba umukobwa, reka tuvuge ko yitwa Chantal, aryamanye n'umuhungu bita Alexis, ku munsi wa mbere inda igiyemo, ariko kubera ko umukobwa adashaka Alexis akajya kwibanira n'umuhungu bita Bosco, abantu bakibaza ngo ese Bosco ko ari we ukuzakuza cyangwa se ukurakuza umwana. Gukurakuza ni igihe ahari bavuga ko ngo iyo umugore atwite akaryamana cyane n'umusore, ngo umusore aba ari gukurakuza, ngo hari igihe umwana ashobora kuzaza asa nawe. Wakwibaza ngo ese koko birashoboka ko uyu mwana yazaza asa na Bosco kandi umuntu wateye inda ari Alexis? Kuba Alexis yarateye inda inshuro imwe birahagije ko umwana yazasa asa nawe? Benshi barabyibaza. Igisubizo rero ni iki ngiki gikurikira. Ubundi turabisobanura mu cyo twita DNA. DNA which means deoxyribonucleic acid. So ni umusemburo ubitsa amakuru ndangasano y'umubyeyi hagati ya mama na papa. Ni nayo mpamvu papa atanga 50% bya DNA na mama agatanga 50% bya DNA. Bivuze ngo umwana avutse aba ashobora gusa na mama cyangwa se agasa na papa cyangwa se akakombina cyangwa se akabivanga. Ugasanga mu amaso visage arasa na mama, ariko wajya kureba imiterere y'ibirenge, imiterere wenda se y'ibiganza, ugasanga arasa na papa. Bityo rero umwana ashobora gukora aho ashatse, uretse ko nawe atabigiramo uruhare, ahubwo biterwa na ya DNA. Biranashoboka ko umwana yazasa asa na nyirakuru cyangwa se na sekuru, cyangwa se agakora mu kindi gisekuru. Rero ntabwo bishoboka ko imibonano ikozwe nyuma yo gusamwa k'umwana byatuma igira uruhare runini ku mwana. Rero ntabwo uno mwana azaza asa na Bosco nubwo ari we wabonanye na mama w'umwana inshuro nyinshi, ahubwo uno mwana probability iri hejuru azaza asa n'uwateye inda ari we Alexis. Hari igihe rero abakobwa bibeshya cyangwa se abadamu, akagenda akaryamana n'umuntu, yamara kumva asamye agahita ategura ubukwe bwihuse, agashyira kuri pressure umusore bakundanaga ngo bakore ubukwe, kugira ngo yumve ko naza kurakuza wenda umwana ngo azaza asa nawe. Ariko ibyo ni ukwibeshya rwose. Umwana azaza afite utunyangingo twa papa we, ntabwo ari utunyangingo tw'uwo mwaryamanye nyuma yo gusama. Amahirwe wagira ni uko umwana ashobora kuza asa n'imiryango y'iwanyu, burya aba ari sawa cyane. Hanyuma rero uwo mubana akibwira ko umwana ari uwe, ari uko yakuye indangasano mu miryango yo handi. Ariko rwose ufite kugira umwana akaza asa na papa we, kubera ko umwana aba abyemerewe cyane. So murakoze cyane, ntiwibagiwe kugenda ukanze follow cyangwa se subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye bizajya bikugeraho 5 kuri 5
ndabakunda, ciao ciao.